mbanje kubasuhuza hano ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Aba ndi mu nzira ndimo nsubira mu rugo mvuye ku kazi, mvuye gupagasa. Hari imbere habaye iki ko abana bahari cyane barareba iki? Guys, uko nguko niko dutaha saa 11 y'abantu bavuye ku kazi. Uko biba bimeze, abari babiri rush hour. Hano Isoko mu ntara y'Amajyepfo hari aho bashyize ibintu by'uruganda n'agakinjiro kabaga mu mujyi, ariko agakinjiro barakimuye. Hano ni uruganda rwa Konafo rukora rutunganya ibintu by'ibishyimbo. Hari imbere ni mu gakinjiro. Hano habaye iki? Genda neza batakugonga. Kuki ugenda wirukanka mu muhanda? Ashobora kuba habaye bavuye gushyingura, kubera ko hirya hari irimbi, akaba ariyo mpamvu abantu bahari ari benshi. Bari abantu bavuye gushyingura? Bashoboka benshi cyane. Bakaba rero baje kwiyakira. Salamu. Bimeze bite? Biragenda. Bavuye gushyingura ndeko no muntu yarakaze. Nanyije kureba. Ukuntu wangana. Sawa. Ugize kufatira mezi inyama. Ugeze uyisiba cyangwa cyayisiba? Ntabwo nagufotoye neza, uzongere noneho ngufotore uzihetse neza, ingurube uhetse neza. Sawa. Umuntu baramufotoye ahetse inyama, ariko ntabwo byibuka. Yaretse inyama mu ndobo nyine, tambana ni ibintu biri fani nyine, mitamufotora, ariko ntabwo nibyibuka neza. Sinzi niba bakibyibuka, ariko nuko byagenze. Benshi cyane ariko benshi cyane ariko n'abagiye gukaraba. Ariko n'uyu umuntu afite n'icyakanya kubavuga bize yamenya neza kumuga. Nuko abari baharera abatari baharara. Ubwo se udakarabye nabo ibyo biri ikibazo? Udakarabye? Ahubwo ikibazo n'udakaza cyangwa ibyo kubakarabya birabana. Abantu bangana kuri bamwe barakaraba, abandi baguma intoki zitakarabye, ariko nta kibazo. Ntacyo bitwaye, umuntu apfa kuba yashyinguye bamuherekeje. Ese undi katazuka. Urabasanga umuryango we wapanitse. Turakaraba iki? Ibyo gukaraba ni bikeya. Hari n'uwagiyeyo kuko yumvise ko ari umukire, bakavuga bati baraza gukaraba shara, arabuze ko barimo byeri. Uri kubitubutiza ibyo bintu. Uri sari ariko guys, urugendo ruracyakomeje. Umunsi imvura yirirwa cyane, ariko gahereye mu gitondo ubwo urumva rukiba ari ikibazo. Iyo umuntu ataraye atoye inkwi cyangwa agira inkwi zumye, imvura ikagwa ikaramuka igwa,
kiba ari ikibazo kubera ko hari igihe abwirirwa kandi inzara yo mu mvura ijyana kubi cyane. Rero ni ikibazo abari bafite amakara nyine urumva nta kibazo bari bafite, ariko hari ahantu hakurya twarahagiye ku Gasongero kuri uwo musozi ahantu bita ku Kabindi. Waragiye sha Kabindi? Wabonye iki se? Mwabonye Kabindi? Ntabwo ari akabindi nyine, ni igishushanyo cy'akabindi bashyize abantu nyine b'abakerarugendo cyangwa se abantu bashaka kurera gisa bavuye mu isi yose nyine barahaza. Hakurya ukuntu ino misozi ari green. Look how it is green. Iyo ari mu gihe cy'imvura nyine urumva imisozi nyine iba ari green. Hazaza ibihe byo kumagara nko mu mpera z'ukwa karindwi cyangwa mu mpera z'ukwa munani. Abantu muri comment mwambwiye ibintu bitandukanye byerekeye no gukorera izi video, yuko hari ikibazo cy'uko ari karite mbi z'amashusho. Birumvikana nyine nkoresha telefone ifite kamera nziza, uko nyine uko bimeze. Wenda Imana izamfasha wenda mbone kamera nziza, wenda bizakunda nyine agashusho kaza ari keza, ariko Imana nidufasha cyangwa se tukagera umugisha tuzabigeraho. Hano tugiye kugera bita mu Gako, bikomeje n'umuhanda ugera nyine ku isantere yo mu Gako, ugahita ukomeza ukamanuka n'i Gashikiri ukambuka ahantu bita Butamu, ugahita ugera i Maraha. Umuhanda werekeza i Nyamagabe. Kuva i Nyamagabe ujya i Huye cyangwa ku Gikongoro ujya i Butare nka kilometero zingahe? 30. Hari imbere hari ikirango cyabyo byanditse gusa ni ukuva i Nyamagabe 137. Yarambeshye. Uretse tubirebe neza sha, tambeshye. Oya Nyamagabe ni ukuva uvuye hano ugira Rusizi 137. Kuva i Rusizi ugera i Nyamagabe ni 137. Kuva i Nyamagabe ugera hano tugeze ni 18. Ahubwo kuva i Huye uza hano niho 8. Kuva i Huye ugera hano ni kilometero 8. Rero n'abana baba babizi, ntacyo bapfa kubabeshya. Kilometero nyine ariko bari bibeshye barebye izo ugenda, izo uza ntibareba izo ugiye ugaruka aho uko ziba zimeze. Ariko barabizi ko hari icyapa kiranga ibirometero.
hari igihe umuntu ava kuri ntuze ndimo ndashutinga isi ujya he? Okay guys, tuvuye ku muhanda wa kaburimbo duhise tujya mu muhanda w'igitaka, umuhanda w'igitaka niko bigenda nyine, naho keza gahora mu kanwa. Sawa bye. Akeza ntaho gahora mu kanwa. Imvura yanaguye nyine ibyondo bya danje, ariko nta kibazo tujya mu rugo. Hakurya mu ruganda rwoza ikawa z'ibitumwe, rukazitunganya rukazumisha, rukazabikora noneho ku buryo abantu bazazigemura hanze zumye, ariko hano noneho bazogereza. Abaturage barazisarura bakazoza, noneho bamara kuzoza zamara kumara no bakazijyana hanze. This is my neighborhood. Afurika yageze imigisha, dore avaka ku misozi. Guys, ntabwo nabonye umwanya wo kuvloginga neza kubera twari turi kumwe n'abandi bantu, turi kumwe tuganira. Ntabwo twari umwanya wo kuganira namwe neza, urumva iri kumwe n'abantu batandukanye, ntaho kuvloginga byoroha. Niyo mpamvu rero vlog yabaye ngufiya, ntabwo yabaye ndende, ariko nta kibazo, tuzakomeza dusubire ikindi gihe, cyangwa se tuzajya dukunda tuganire tujya ahantu hatandukanye. Ndabasaba mbaje kubashimira ukuntu mumba hafi, ukuntu mukora subscribe, abavandimwe banjye bakora subscribe. Musaza umuntu usuza abantu hano hari umuvandimwe mbonye bamuboye. What's up man? Hey. This is Andrew, mumukuru cyane kuri IG, bamwita Andrew Sabata, sibyo? Yes musaza, Andrew Sabata kuri IG. Andrew Sabata 75. Andrew Sabata 75 kuri IG, mumukuru cyane guys. Ajya ashyiraho utuntu tw'udukoryo. Umusaza ari mu kazi, mumukorera umuti. Subscribe, sharing and comments. Your comments, your likes and your subscriptions are important. Thank you so much. Akoze cyane. Ntabwo twanye umwanya rero ku vloginga cyane, urumva cyangwa tukumana n'abavandimwe turi mu nzira, turimo dutaha, urumva. Ariko mbaje kubashimira ukuntu twareye ku musabu umwe tugenda tuzamuka, none ubu tukaba tugeze ku basabu bagera, ndebwira tugeze ku basabu bagera hafi 500. muri nahoze ndeba bari muri 470. Urumva rero n'urugendo, reka tukore urugendo duhitinge tugere ku 1000, niho nibura aho umuntu azaba ageze ariho ho gutangirira nanone. L'arrivée sera le nouveau départ, bien sûr. Dukomeze pushing channel ku buryo channel igende ikora ntege. Guys, ubwo rero ndabashimira ko byenda kose, ntago nabura kubashimira gukora subscribe, ku sharinga no gushyiraho like, kabone nubwo bitari bimeze neza cyane ibintu bya quality, ariko uko byenda kose nyine gahoro n'ubwo urugendo wasanga wenda mu gihe you never know, mu gihe kizaza wenda tuza ducelebrate. Wow, no at least dufite ibintu bifatika. Nkaba nitwa Subika Sam, nkaba ntuye mu Rwanda mu majyepfo.
Huye, umusozi wanjye uri hari imbere, umusozi wanjye nkunda cyane. Guys, umujyi w'abatarabonye njya gusura kwa Nyagakecuru, mwongere mujyeho murebe ukuntu nasuye. Guys, hariho n'ibindi bintu by'ibiganiro najyaga nkora bigendanye n'ibyegeranyo n'iki nabyo musubire inyuma mugende mucekinga mureba. Hari ibintu biri amazing, very amazing. Ubwo rero ntago navuga ngo turarangije, reka dusubikire aho ngaho. Nabwira ngo ikisi, nabwira ngo ndabakunda, love you, ndabakunda cyane, ndabakunda guys. Video reka tuyisoreze aha ngaha, bye, naho ubutaha, ciao.